Eh? Ni byiza. Umeze neza? Ndi njyenyine. Ni ukuri nta wundi muntu turi kumwe. Humura kashinzi ntago turi kumwe. Eh. Reka nkubwire rero. Njyewe nimba uzi ko amafaranga nakubwiye uzayampa rega nta kabuza kuko ntakagambanira kuko nagize amafuti kankorera. Ubuze ahantu tuba ukuntu bazi ukuntu ndi umugome cyangwa ndi n'umusazi ndi umuntu mubi kubera ko njyewe urumva byambuza kukagambanira. Nubwo kugambana ari bibi. Nyine nanjye ndagufasha wowe uzaze ukagweho kaguhereza izo mpapuro katazi ko waje i Kigali nanjye umpa amafaranga ariko ubwo mbere yo kukabona agomba kubanza kumpa amafaranga. Ntukirirwe ubyibaza murumuna wawe ntago yuzuye ni ikigoryi na Kigali umuntu wananiwe no kuba umukire muri Kigali uzi ukuntu abantu bagakundaga batazi ko ari n'akajura. Uriya ntuzamwishinge wowe dukore gahunda ahubwo se buriya waza ryari? Noneho reka nkubwire njye reka mbanze mpange ibintu byose neza ku murongo. Ejo kubera hari ahantu bazagatuma kajya kuzana amata kagatindayo nikagenda nzahita nguhamagara nguhe gahunda yose ukuntu tuzayikora n'umunsi uzaziraho. Nta kibazo pfa kuzaza ufite amafaranga yanjye nzagusanga muri Nyabugogo uyamereza nkakwereka. Njye sinigize mwaka amafaranga menshi kuko turi abavandimwe uzampa 20,000 byonyine. Niyo yansajije se ntago wayabura kubu nawe uzaza wikopesheje. Ntaribi ngaho bayi udatuma kanansanga kuri telefone. Sawa mama kubyitaho we. Kanu famiye yawe yose ni amagambo karavuga ambisibe katazi kakabibona. Uraguha andika hejuru wewe hafuta sekretari. Ibi bintu bikuye iyi teremusi kwa Hajeti kwande kwa Hajeti ngaho Korodi watangiye kumenyana n'abantu bahano Nyamirambo urayizi yego ndayimenya mbana nayizi ndayimenya nuzana mu buyi wayisha uzahasiga amagara ndayibye ko abantu yije ngo uzi cyane wowe urayitirura cyangwa urayigurisha
ese uzi ko hano hepfo hari wabonye harunze ibintu byinshi bagura ibintu byakoreshejwe nabone ubu ngibi ubu n'ikiriho nari ngiye kukijyana ikigo giteka umuceri so ntacyo kujyana ibintu by'abandi ntacyo uzi se yari agifite na mbere naho ngiye kukijyana hano bakigura ukwini se umubwire ngo iki hari icyo gikoresha se kandi giteka umuceri umuceri wa muhano turara cyawuriye kuntu cyabaye ninde se uri gukigura barakigura bayigura iyi wumva nyirayo ngo ari hajya ati kazi kubuza aranze umuntu wanyifashe kandi nizera gutyo dusi baduhangaye bibiri ari cyangwa banza gura cyatanu cyo karaba tinya imana cyane wongeye kwandavuriza ntabwo wamaye nzajya nibona udufaranga none ngize ngo unibuze sinzajya ngutembereza njye Nyamirambo ndayizi kunembereza ndamutembereza nari ibintu kandi ngiye mpage nzakujyana hahandi nakubwiye bateka ibiryo byinshi batazi abantu bari buze kurya sibyo wamaye wamahera usaba nk'akana kashukura yigiye naye none yise n'amahera nzanira igikombe ngo cyane kazana njya kukizanira nanjye kugutuka kandi narabyihana kurodi wamaye kuri iryo rindazi reka urimo urariruma ubwo se gushinyika ibintu yakira kanguye uretse njyewe ubundi kabyara cyari cyo mu basilamu ni ibirungo by'abasilamu ngo bagira n'ibinini bikiza umugongo rose kanguye n'iki gucara ntuba kurodi icyayi cy'amata wakiguza angahe koko ko nawe usigaye wiba ntabwo uri kunyurwa uranywera amaha kandi nta bwenge ugira ni ukuri sukamo unywe izi ni intungamubiri si ibyo bariremo uzana icyo ngicyo maze kureba icyayi cy'amata wakiguze angahe se burajya urayansubize harayo amafaranga wari wayakuherezana ibyo se birakureba zana ngusukire zana ngusukire utazana n'uwo kansuke gahoro mpoza wenda guhera rimwe ume dukeya kuko ndabona cyuzuyemo ibizi pe ariko yigize mpamvu jo bunakigusuka naguhonda shaho cyuzuyemo ibizi wajya cyuzuremo divayi siba atukana mbambwe nawe nshaka gutukana nawe zana moze kurodi igiye karuhombi wifatira igikombe wazunguje zana moze gutya ndategeka izina ry'Imana ryigusubiza ubwo hoza nanjye mva mbwira ariko icya gihe kagaba aza akavuga ngo tugiye kwimuka wari witabye telefone urikanga ariko ntaseka nibiki cyane tukiba muri yanzu tumye nimenaho icyaha winjisha mayibobo ni wowe wambe sirewe angegeraho aho kwagira ngo ufite igitabo cy'ibitutsi mu mutwe wawe sawa wowe udatukana we mbwira wari uri kuvuga ni ibiki mwabivuze ko ari ibyanjye birakureba uri kumva ushaka kubimenya hasi ubwo kambwiye nkubwire umuhungu rero gikabe nguhaye ikinshi urakinsubiza ntacyo nkwana ngaho imaka fatwa nyine kakunyira ngo umuhungu cyaba wigeze nk'umukire birimo amazi kanywera umuhungu yarambwiye abo ni bande ni babajura b'Nyamirambo ushaka iki uri gufunguza banyura urugo nabahari ngo banura imyenda umva bamaze kumubwira umuhungu yarambwiye icyayi we na sukari ni ya sukari yashize umuhungu yarambwiye ngo ngewe ngo ndikumva ngo nakomeza ngo kubaho ngo tutari kubana ngo kandi ngo ngiye nawe mwamenye neheze aho ntabwo hakureba ngo kandi ngo nanbwo nakemera ngo ko tubana ngo twishingiye ngo ahubwo ngo gerageza gukora ngo urashaka ugira umuco ariko korodisha urarezwe yarenzwe turi gufata ibi byayi bigize ukuntu bimeze by'Inyamirambo uri kudubikamo kumva ngo nagashaka ko twishingira ngashaka ko tubana abarambye ngo nimba ari ibintu byose bishyira ku murongo mwishingira shaka ko mubana nyine ashaka ko tubana tutishingiye mugakora ubukwe vugishwe ubu rero yambwiye ngo nimba ari ibintu byose dukora ubukwe umva buri kintu barurenzaho niwe uzayaguha mbonye murabura ngenda naramubwiye ndi umutindi ndi umuhanya niko namubwiye none twari gukurayo amafaranga uzi ko umugabo yamuhanye nyuma bigucyura aho kuvuga ngo uri umuhanya uriya yangiraga ibiki yankubita namuhanya n'ikibambasi ngewe tuzajya tubana tukamukubita karashi kubu yarebye inzara avuga ati nge nawe tuzabana nzakujyana mu birongoranwa ubundi tujye tumukumbira nzaba ndi Marene wa Runo kahumva reba mbere Marene Kurodi bitwaye iki uzi ko ubukwe bwa Paul Tarana karuko nanutse
ubukwe bwapfa butaranaba ahubwo twajyana nkakujyana muri cya kimari batwara tukaba tumukubita nijoro n'ubukwe simburebe ubwo wabureba neza uko twabigenza ariko ibyo nzabikubwira mwaramutse cyambe ndakeye none se Claudine uriyumva ute ubu ngubu wariyakiriye byararangiye nese ridi nini yakira nakora iki nariyakiriye harya ni papa wawe wapfuye ni papa ariko burya twagezeyo hari mushiki we nawe wari usigaye yitwaga Margarita yari anatwite nawe agize ngo agiye kubyara nawe barapfuye apfana n'umwana na papa bose atwite ubwo twashyinguye abantu batatu kandi iyo utwite ugapfa ntabwo umwana bamugukuramo barabashyingurana mwese uyu ko mbizi ngiye babanza kugukuramo umwana kandi wapfuye nese ubwo urumva wowe ntibyashoboka banza baramumukuyemo koko kubera agahinda nari mfite ntabwo nabonaga nari nacitse umugongo birumvikana mwagize ibyago bikomeye abantu batuze abantu batatu bose muri famiye na nyogokuru ahubwo wari ukuguru ubu nawe ari mu bitaro ubu nawe ameze nabi shaka numva mutorohewe ibibazo wa muntu yabyanyibeye na Dorori ubona ukuntu ari ikigoryi Dorori buriya twaramukarabye ni ikintu nyine cy'ikigoryi urashaka ntabwo ari ikigoryi ni ukuntu uzamumwakira rero natwe twabuze ukuntu tunabatabara mwabonye ko byabaye bitunguranye rwaserera twari turimo zo kwimuka zo gushaka aho tuba namwe muba mwaragize nyine ni kwa kundi mudufata nk'ababoyi batagira agaciro gusa ubu ngubu ari ukuba mudafite agaciro mba mufite umwanya wo kubikubazaho kumva mwihoreye simbizi ariko njye narumiwe numva mbibajijeho ariko ndavuga ni ku myaka mfite nabonye byinshi ibyo ntabwo ari byo binangaje ariko nawe ariko wabifashe nabi ubu nacitse umugongo dufite rwaserera nyinshi tubatabara nta kundi buriya muzadutabara kuri nyogokuru ko nawe ari uraye ari bugende oya nawe numwifuriza ibyo bintu kuri abo napfuye nta kibazo none ko yisaziye tubuze marume harya ninde nakubwiye wapfuye wa undi bamwita nsaka ka mwanya urabibagiwe harya nindera nyogosenge yego arata unakubwiye ko yapfanye n'umwana cyangwa umwana yari yamubyaye yari reka kubera nagize ihungabana iyi ni ukubera gucanganyikirwa nakubwiye ngo iki ngo yapfuye nyine atwite ngo umwana bamuhambana n'umwana ngo batamumukuyemo yari atwite impanga maze ugomba kubanza gufata umwanya ukaruhuka neza ariko siko yarapfuye nimba harapfuye yarapfuye atwite umwana baramumuhambana ntabwo wagiyeyo winyibutsa agahinda urashaka urudihangana sibyo baramushyinguye n'umwana we n'umugabo we yahise avunika ni ibibazo wajyana ikidayimoni kiri ku murongo ni ukwihangana nyine hari igihe ibigeragezo biza bikazira rimwe mbona nararemewe ibigeragezo reba ikigeragezo mfite i Kigali Dorori kiriya ninjye kigendera nawe uriya bizageraho ngo bikunde uretse se bwira bisazi ibyo ajya agira hari ikindi ubona amagambo agira ntabwo yakurusha nawe ako njye ngira y'ubwenge mazima ngo mubwire nyine nabitekerejeho kuya ko ukuntu tutabatabaye ndavuga basi ka ndebe ikintu naguha nafite udufaranga dukeya ndavuga ngo reka nze ngire niho nyine namwe murebe ukuntu aya ni ayanjye
na nyogokuru ari bupfe nijoro nayo yongerewe. yuko ndakurodi Waretse guseka. uzi ko utangaye Nukuri na nyogokuru ari bupfe ahubwo kubera ukuntu umbonye amafaranga nanjye mbize nseka nibagirwa agahinda. Udufaranga turi mu none mvura nayo agahinda. nyogokuru wawe urayashaka ataranapfa Kano gahunda usigajemo kabara ko kwitegura. oya yanga ndaza kuyategesha Ugiye uragenda. Aya se mwami Yesu Kristo mu ijuru. Mana yaremye ijuru. Uziko mwami Mana. Aya yose nanjye. Ubwo aya naya papa, aya naya nyirasenge, aya n'umwana wari uri mu nda, aya nayo kuntu abantu. Imana guhumugisha. Imana ya nyogokuru yashira ugerageza ahubwo woherereza iwanyu nabo baguremo agasukari nese na mama ko naje hano yarapfuye nayo wayamaye. nakumira kuba mutabaye bivuze none ko n'abapfuye bose kera ari bigibi nese nago dorori umuhe wo mwese simwagize ibyago Akubwa ibyo bintu uvuga ntago yanaye yakaza. Njye uzi ukuntu bangwatiriye isanduku yarabuze uyishyura. Uzgara umuhungu wankundaga kera witwa Pierre wapfuye ko yanangirwa yose ngiye kuyamuha ubu nani kintu nsagura wabwiye na kwina kagira icyama. kwini ni byakwini ngi mutabaye ku bwanjye Nabwo Imana igomugishika kagareka nkubwire. Kuva igihe twamenyaniye wanyikoreje ibibuno wambwiye nabi wagize ute ariko sigaye uri imfura. Imana ihindura amateka. Haleluya. Urakoze n'izina ry'Imana ndagukunda. Ngaho utangiye kugira ngamobera nyine nk'abavandimwe unkomeze. Yego. ngaho Nese wamaye na nyogokuru karibu. Nukuri arapfa. napfa uzamubwire aho ukunda amafaranga bajya Nze babwire bashaka ukuntu apfa. Ndebe ko wamaye andi mafaranga. Ayo ndega Imana yabo bahoraga bamfasha. Eti. Mumba. Wako se wibutse ko ibyabo wabishyize mu masorori. nabisize Nyine biri mu ubona masorori. nari biri mu masorori Ariko nawe jya ushaka amahoro kabiri mwana wama wowe. nese ubu nakanga kubasigira ibyo mu masorori koko Nyine ushaka kwibagirwa rero uri igihore. Igihore urakizi. nta kibazo muntu muzima we Umubyeyi. Mama Tariha. Jya unyita Mama Tariha. yego tariha we None wamenye kuri bo. ahubwo witwa tariha wabonye ubyarasha Uyu ni ndunyabiza ndi kwirera. Aho burunguruka ibiki. We Mari gari. Ubu ugeze Kigali ntiwabutwa Mari gari. Shameze neza. Ndi kwitegura ubukwe. Munguki nuraho umushira nawe dore ko umuryango wa Karori wose ajya muri abanyamishira. Ibipapuro bigenda bite? Ndakwiyamye ko bene Karori wagira ngo ubwenge bwanyu n'umushira. Nta n'iki nta no kumbaza wariye muri Kigali ngumva ngo ikibazo kiremereye. Iyi mpapuro zigenda zika. Narakubwiye tugurishe uranga umbwira ko uzahamba ku itongo rya so namenye ko ihangana nabimaze kunywa byewe urumva none urimo urambwira ngo impapuro genda nari nza gusabika ku buryo njyana impapuro ze umva ntumukeho wankotsa dore ko inkotsa zo mu cyaro mwamuzi kumokereza gusa nimba narazijyanye naranamaza hari Koradina nyanyonyi indesi baha n'igitabo cy'uwanyu minani mubwiriza urambwira neza minamubwire koradzi koko ngiye cyane ugiye umwana w'umwana ibiri mu nzira kandi muri nzaba zose tugiye kubona abagabo umugabo wawe kujyana no kureba inzobe gusa ngambwira nta mwanya mfite ndigiye kugenda ni kuri kumbaza icyo ngiye kugenda ujye hari wigize birambo kuri 40 kose musi tapiruje
wamaze kuhamenya uruva wasaza Cosmos Nyamirambo taperuje mu umva baze marange mu biryogo bw'abanyamagambo shaka ikintu kimwe shaka kurara amafaranga Lydia yaguhaye amafaranga uzi ko se nabumva noneho ikindi kintu nshaka kubanza kuvuga mbere yuko umereza ayo mafaranga Lydia yaguha amafaranga Rindira wowe uragiye ujya kumubeshya ngo niba ngo nyagusenge ngo yapfanye n'umwana ngo bakigura umwana n'umwana ngo bagira gute biba bigambo wo kuvuga nibi aho Claudine wowe bekera ku bantu bapfuye namubeshya ubiyita mubeshya yayo nose bura wari uri mu biki ngaho ngo nyoko ziba urama ku mafaranga nayuma ayo yaguhaye harimo imigabane yawe ari nishaka ibemo cyangwa nibemo nge nawe twarapfishije sibyo ubwo dufite imigabane mu gupfisha ntabwo ntayeyo abapfuye nyuma urabazi niko kuramurura yarapfuye se akumana yawe basiye bamfashe ko mukuru wawe nyagukurinda mawa nta kintu yambwiye urasa murumvikana kubisubiza kera ibyo ngibyo tubyihorere icyo ushaka ni kuri ayo mafaranga niba shaka y'igihumba mayi kandi ngiye kucyohereza Pierre niyo ngurije ayisanduku ariko yisanduku bamushyiguye mu isanduku niho gutege bamukize mu mukeka bikarangira kibuze uko ibintu byose nabize ni none sura si iyo sanduku ya mu cyaro yamaze aho waguze ndashaka kuri ayo mafaranga ntabwo dutabarana yari yaragivuyemo nishaka abe yarari muri dutandukanye nibyo wambwiraga nigende Claudine na hano ntabwo ngiye nawe Lydia burama ho naguma asa ngo hakuki mubwire kaga se igihumbi umaye bayo ariko mana ya igihumbi se naguze kubara uyu nguyu ndi kumuga ngo nambe ku mafaranga wamuhaye yandi si igihumbi nakubonye rega ibyo bibazo bituma mugira nakubonye ngo bwo none reka baze mubaze igihumbi njye kutuvundisha kandi sinakubwiye ko ari sanduku reka ayo magambo tureke uyu nguyu ibintu byose doro narakwiye nsinzi ikibazo ufite muri uru reka nkubwire kuko ngari kwakwira nge mba narakwiruka uzagira imana nsinzagira urugo kuko wowe tubana naba nakwiruka wanyirukana igisa nabana n'abagabo wandetse abagabo se n'umugabo wawe none se ufata umwana w'umukobwa nk'uyu mwiza warezwe n'iwabo witonda cyangwa naratura nitonda wamuhaye amafaranga wawe mukobwa kandi wari kagabo da none kuba nawe muhaye ubwo rero maze mubwire hoya nta bintu twigende mureke nukajya mujya he musanzwe mujyana none se Claudine ibintu byose ceceka ndagukubita urusaku rwanyu nibiki se ubundi woshaka kuvuga avuga se bitwa horabeshya umva niba ari kagabo niba ari kakubwira ngo cya gihumbi mayi si igihumbi ndakimuramo Claudine zibaho ngaho none hano bigeze uyungure ndagukubita urongeye kunkura ku munwa ndakwereka akasagiye kuvuga ibi bituki byirwa bikoze ahantu hose abonye none rimo arangura ni ibiki yakoze ushaka kumureka akaba uzajya umwumva uyu muntu uramuyobera wazibye ariko mbanze mwumve nyine ari n'amafuti wowe baguhaye amafaranga yo kugura ngo ayo waguze ngo ibiki ngo wapfishije ngo bande nabandi uyu wacecetse ko yansize mu cyaro rata yansize si yaje kamara icyumweru naraza ingorane nahuraga nazo urazizi wamaze umva maze ngo bikuru byagenze Claudine papa we yarapfuye ariko